Dusenge. Uwiteka Mana nziza, Imana idukunda cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uyu mwanya duhaye n'uburyo kugira ngo dutambutse ibyigisho byawe. Turakunze cyane kugira ngo mu minsi 95 tuzamara twiga uzabane natwe, kandi ubwo tugiye gutangira n'ihame rya mbere twugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ni mushiki wanyu Ishimwe Kamugisha Kevin. Gukiranuka, ihame rya mbere. Umukristo akora ibyo gukiranuka kuko ari umukristo, si ukugira ngo ahinduke umukristo. Mu byumweru bya mbere namaze ubwo nari nimuriwe mu ntara nshya, nihaye umugambi wo gusura imiryango yose yo mu itorero kugira ngo tumenyane. Biroroshye kwiganirira ku bintu bidafashije. Mbese iriya foto iri ku rukuta ni iya nyogosenge Idu? Yego. Nahimbye amayeri kubaza ikibazo, icyo kibazo kikaba kimwe muri buri rugo. Mbese umukristo ni iki? Nuko nkandika nitondeye ibisubizo byose bampaye. Barasubije bati, umukristo ni umuntu ukurikiza itegeko ry'izahabu. Umukristo ni imfura. Umukristo ni umuntu ukunda abantu kandi akabagirira neza. Umukristo ni umuntu ubana neza na mugenzi we. Numvise ibisubizo binyuranye, nyamara byose byari bihuriye ku kintu kimwe. Buri gisubizo cyari cyerekeje ku myifatire y'umuntu. Izina rya Yesu ntiryagaragayemo namba. Ushobora gusoma ibyanditswe n'abanyamakuru ku bibazo bimeze nk'iki ngiki bagiye babaza abantu bahuriye mu nzira, ugasanga ibisubizo ari bimwe ngo umukristo akora ibi ntakora biriya. Ni kangahe se wumva igisubizo ngo umukristo ni umuntu uzi Kristo kandi ukunda Kristo? Ubukristo ni iki? Mbese bushingiye cyane ku myifatire cyangwa bushingiye mbere ya byose ku mubano? Uru ni rwo rufunguzo rwo gusobanukirwa no kugendera mu gakiza gaturuka ku kwizera Kristo. Ubukristo ni ukumenya Kristo, naho imyifatire itandukanye umukristo n'utari we. Ni ingaruka y'imirunga yo kwizera ihuza umukristo na Yesu. Iyo myifatire siyo ntandaro y'umukristo. Reka ibyo tubivuge mu bundi buryo. Insina itanga igitoki kuko ari insina, ntigitanga kugira ngo ibe insina. Yesu yatanze icyitegererezo kimeze gityo. Igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 7, umurongo wa 17 n'uwa 18. Iyo ushaka kubona imbuto nziza, ubanza gushaka igiti cyiza. Umurimo wawe rero icyo gihe uba wo kuhira igiti ahari yenda kugifumbira, hanyuma ukareka izuba n'imvura bigakora akazi kabyo. Sigomba gushyiraho imbaraga kugira ngo ubone imbuto. Niba ufite igiti kizima, kizera imbuto kuko ariko kimeze muri kamere yacyo. Niko bigenda mu mibereho ya gikristo. Umuntu ugerageza kubaho gikristo ashyiraho imbaraga ngo ahindure imyitwarire ye, aba arushywa n'ubusa. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo babisobanura batya bati, ubuntu bw'Imana buhindura umutima mushya kandi bugahindura imibereho. Guhinduka inyuma gusa ntibihagije ngo tube duhuje n'Imana. Abenshi ni abagerageza kwikosora bakareka ingeso mbi iyi n'iyi, bakizera ko ibyo byabahindura abakristo, ariko ubwo ni ubuyobe. Mu by'ukuri guhinduka guhera mu mutima. Imyifatire myiza waba ufite yose, umubare w'ibikorwa byiza waba ufite byose, ubona nubwo waba ugaragarwaho cyane kuba umunyedini, ntabwo uri umukristo nyawe niba utazi Yesu ku giti cyawe nk'inshuti yawe magara. Gukora neza ntibisigera bihindura umuntu umukristo, ahubwo bizamuhindura umuntu mwiza gusa. Abizera b'itorero rya mbere bari berekeje intekerezo zabo ku mwami Yesu Kristo, ku buryo ariwe wari ishingiro ry'ibitekerezo n'ibiganiro byabo.
Kristo yakoze ibi, Kristo yavuze atya, byaje kugeraho umuntu umwe agira igitekerezo cyo kubita ba Kristo. Mbese umuntu yakwita iki akurikira ibyo ukunda kuvuga no gutekereza? Mbese uri umuntu mwiza cyangwa uri umukristo? Bitekerezeho. Urakoze Mana nziza kubw'icyigisho cyiza wemeye ko kinyura mu matwi yacu. Reka abana bawe bize icyigisho, ubahe gufata ibyemezo kandi ubahe kwihana by'ukuri. N'abandi bazabyiga nyuma twese uduhe kwitegura. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Vuga Yesu gusa, bizakuyobora iteka. By'ubivuga uririmba kandi unase